Icyambere turirimba neza nkunda imiririmbire yacu. Donc mu bintu byo kuririmba wabanje kubinzerereza. Nagara kubinzerereza biterwa naho ugeze uyu utangiye. Natangiriye mu Ndahemuka Fidelis yari korari igizwe n'abantu b'abasaza gusa. Nzagushimira nyirimbabazi nzakubyinira ndi mwikoraniro nzahamya hose. Baranyubaye ariko twaranayoboranye kubera ko muri iyo myaka kuva ngeze mu 2003 mukuru wanjye Theophile yari president nanjye mpita mba vice president wa korari. Oya ntabwo ntacyo nyimari ariko nanone ntabwo nabwa ngo cyabaye kubera ngewe. Urumva iyo mpagaze nge mba mbasumba. Mpamvu isumbona. Ego. Nawe uri umumambure wa Saint Augustin. Korari yitwa Saint Augustin. Twaje muri studio shaka gushyira hanze indirimbo. Nshuti bakunze bamani dukunda media, kuri mikrofone muri kumwe na Emi Pro nkuko bisanzwe. Muraho neza Kristo Yesu akuzwe teka ryose. Muri korari ariko mufite umuyobozi, reka tubanze tuganire n'umuyobozi wanyu. Umuyobozi wanyu yafata mikrofone. Perezida koze cyane. Mazina yanjye nitwa Eric Nyandwi. Yego nibyo musanze turi kurepeta ikora yitwa Saint Augustin. Twaje muri studio shaka gushyira hanze indirimbo. Waturirimbiraho nka refrain yayo? Nta kibazo. Yego. Nzagushimira nyirimbabazi nzakubyinira ndi mwikoraniro. Wow, perezida uzi kuririmba. Nakoze. Iyo perezida azi kuririmba rero uzi ko nahoze yembaza impamvu numvise muririmba neza nukubera ko bafite mufite perezida uzi kuririmba neza. Nakoze. Bura nabandi bose natungura nabo baririmba neza nkawe. Cyane rwose ni intore baratojwe. Wow. Hari umusaza ndi kubona muremure usumba wambaye ingofero. Nawe yaririmba neza nka gutyo uririmbye. Ndahamya ntashidikanya. Muye mikrofone twumve. Aturirimbire nko kuri iyo ndirimbo yenda nk'igitero kimwe, iyo ndirimbo muri gukora muri studio. Abanza twibwira ariko mbere yuko aririmba. Murakoze. Je nitwa Ruzinana Theophile nkaba ndetse ndi umujyanama mukuru w'ikorari. Nkaba nyimazemo imyaka 22 iririmbamo. Murakoze. Umaze imyaka 22? Yego. Uri umukurambere muri korari. Cyane rwose. Buse kandi wasanga nta nshingano nimwe wari wagira muri korari muri iyo myaka yose. Nagize inshingano zikomeye ndetse n'ubuzira cyankurikirana. Kuko kuva muri 2002 narayiyoboye nyibera umuyobozi. Mu myaka igera kuri 17 ndumuyobozi wawe. Wayoboye imyaka 17? Wow. Hano harimo abo yoboye cyangwa nababona nabashyashya gusa? Oya, harimo abo nayoboye, rwose. Mbere yuko mbaganiriza abo wayoboye banza turimbira igitero kimwe muri randirimo muri gukora muri studio. Kubera ko jewe rero ndirimba ijwi rya tenoro muramba baranyiririmba muri tenoro. Nta kibazo. Nakoze. Nzagushimira nyirimbabazi nzakubyinira ndi mwikoraniro nzahamya hose urukundo rwawe. Wow. Nukuvuga none sibwo perezida uramu perezida umaze kutwiyereka nawe wayoboye imyaka 17 ubwo wigishije ndi kuririmba ninde ko numva. Yewe arandusha kuko ni umuntu w'umuhanga cyane. Tunamwigiraho byinshi kuko arimba no muri Chœur International. No muri Chœur.
Wow. Ni ukuvuga ko yaje muririmba nabi ahita yimprovinga imiririmbire yayo. Ibyo sinabivuga ko twarimbaga neza cyane kuva kera. Twarimbaga neza cyane. Ubwo mu byo kurimba ntacyo yabunganiyeho. Aratwunganira kuko muri Chorale Saint Augustin harimo abaririmbyi b'abahanga cyane, harimo n'abahanzi ndetse rero muri abo bahanga harimo abarimba muri Chorale International bazana ikintu gikomeye cyane muri Chorale Saint Augustin bigatuma turimba neza tukagerageza gufasha imbaga ya Yesu Kristo. Wow, merci. Noneho ngiye gutungura umuntu katurebe. Hari umumama ukiri muto yandi kubona hariya inyuma uri kunkwepa kareba hirya. We mama karibu kuri kamera. Wowe yego wowe witwa nde mama? Murakoze. Reba muri kamera neza. Nitwa Marie Christine Mutembasheshe, nkaba muri Chorale Saint Augustin mazemo imyaka 4. Yego. Teofile yakuyoboyeho? Oya, nasanze we atakiri umuyobozi ahubwo ari umujyanama. Ari umujyanama. Ubwo ibyo nari ngiye kukubaza ku buyobozi bwe, ubwo ngubwo we nta makuru bifiteho. Uriyo wayoboye hari histoire y'umuyobozi uba ufite, gusa icyo nzi cyo nuko yayoboye neza kandi n'ubu ngubu ubuyobozi bwe bwiza buracyadukurikirana kuko ni umujyanama. Iyo uri umujyanama rero ibyo wayoboye nibyo bigukurikirana, ubaye warayoboye nabi ntabwo ubwo bujyanama babuguha. Nese mama, kubera iki wahisemo kujya muri Saint Augustin? Hari amakorali menshi ari hano muri Kigali, mu maparuwasi yose ari hano muri Arkidiocese ya Kigali. Kuki ari Saint Augustin wahisemo? Ntago ariyo korali naririmbyemo bwa mbere, naririmbaga mu Ndahemuka Fidelis ya Sainte Famille. Mvamo njya muri Le Messager du Christ Saint Michel, hanyuma nza gusanga umuhamagaro wanjye unjyana muri Chorale Saint Augustin kubera uburyo yubakitse. Ni nk'umuryango, ntago tubaho nka korali gusa, tubaho nk'umuryango muri rusange. Yego. Donc mu bintu byo kurimba wabanje kuba inzererezi? Ntago ari kuba inzererezi, biterwa naho ugeze. Iyo utangiye, natangiriye mu Ndahemuka Fidelis yari korali igizwe n'abantu b'abasaza gusa. Urabona ko nanjye sindi muto ariko ninjye warimo ndi mutoya. Rero bakaririmba Kilatini kandi nta ndirimbo z'amashyi. Ubwo se ko mbona nawe ushaje, ubwo abandi babaga bararangiye nawe bari bafite imizi n'amahembe. Abo bose bararangiye, hasigaye witwa Kamari gusa. Kamari. Yego. Niyo mpamvu rero navuyemo njya muri Le Messager. Le Messager nsanga baririmba Igifaransa gusa. Ikindi repetition zabo zikageza nka 4 z'ijoro. Niyo mpamvu rero navuyemo kandi nkabona n'abantu badafite ikintu cy'umuryango, kandi numvaga nshaka ahantu najya nkumva nk'umuntu uri mu rugo, nasangamo abana nk'aba nkumva n'abana banjye, nasangamo abapapa nk'abana nkabona ni basaza banjye. Wagira ikibazo ukagira umuntu gitura. Niyo mpamvu. Wow. Kuri Saint Augustin ubwo ndumva ari nziza, nanjye nayiza. Karibu rwose, nta kibazo. Wow. Urakoze cyane mama. Hari umuntu w'umusaza wundi ndi kubona muremure ubasumba mwese. Wa mikrofone tukaganira. Ngo yaba ari je? Ni wowe. Muraho muze? Muraho. Watwibwira? Wandorimana Jean Claude, nanjye ndo muririmbye muri Chorale Saint Augustin. Kuva muri 2003 imyaka wayibara. Ubwo wengeye buse nashobora kubibara wamfata hafi 19 ariko siho natangiriye kuririmba nabitangiye 92 ariko Chorale Saint Augustin uyimazemo imyaka 19. Ubwo ni ukuvuga umaze kuyoborwa mu bayobozi bari hano babiri bayo, ubwo bose barakuyoboye? Baranyubaye ariko twaranayoboranye kubera ko muri iyo myaka kuva ngeze mu 2003 mukuru wanjye Teofile yari president, nanjye mpita mba vice president wa korali. Turayoborana imyaka 8. Haza impamvu z'amasomo ndagenda, ariko ngarutse none nkomeza. Ubu ngubu ni umujyanama mukuru, nanjye ngaba umujyanama, turi abajyanama bahoraho ba Komitito.
abantu basaziye muri korali. Perezida Tofiri wayoboye korali Saint Augustin imyaka yatubwiye 20 n'ingahe hari 17 ni igiki wamwigiyeho mu buyobozi bwe muri Saint Augustin waratira abandi? Ikintu gikomeye nuko wakomeje kumva bavuze bose bavuga ko iyi korali atari korali gusa ahubwo ari umuryango. Ikintu gikomeye yaba kiri perezida cyangwa se n'uyu munsi no kuvuga ati turi umuryango usenga Imana ariko turi n'umuryango gufashanya, ukamenya ko mugenzi wawe yagize ikibazo birori bikaba ibyawe, ikibazo cye kikaba cyawe. Ni icyo ngicyo urebye ni nawo umusingi iyi korali yubakiye. Ni korali isenga Imana ariko inafashanya mu buzima bwa buri munsi. Ni nk'umuryango. Ni umuryango. Ubwo ni ukuvuga abarushye n'abaremerewe bashobora kuza muri Saint Augustin cyane rwose. Wow, urakoze cyane Kro. Murakoze namwe. Hari umuntu ndi kubona wihishe hari inyuma wambaye amataratara. Mwamumera mikrofone. Salamu Musa. Salamu. Ko watwitsimbye se man? Oya nuko nari mpagaze urumva. Wari uhagaze? Nari mpagaze. Mbese abandi bari bicaye? Oya urumva iyo mpagaze nge mba mbasumba. Niyo mpamvu isumbona. Ego. Nawe uri umumambure wa Saint Augustin cyane. Wowe ushinzwe iki? Ndi directeur technique n'uvuga ngo imiririmbire y'indirimbo n'ingishinzwe. Imiririmbire ya korali kwa. Ni ukuvuga ko urakuntu numvishe baririmba neza niwe babikesha. Ntago ari njye nyine ngira abandi dufashanya. Yego turi. Nese ko mbona ukiri umujene kandi ndi kubona harimo abantu bashaje benshi, wowe ubwo kubana n'abasaza n'abakecuru ubigenza ute kugira ngo bishoboke? Ni umuryango nk'uko bivuze, ni n'ababyeyi kandi buriya abantu bajya bavuga ngo imyaka ni imibare. Ntabwo bivuze ko umuntu asa n'umujene no mu mutwe asa n'umujene. Ikindi no kubona abantu basa nk'abakuru ntabwo bivuze ko no mu mutwe nyine badashobora kumera nkatwe nk'urungano. Ikiza cyabo nyine bagufata ukuri. Niyo uzanye ibiganiro by'urungano bafatira mu biganiro by'urungano, ukamenya ko nawe nibaza n'ibiganiro by'abakuru ugomba gukura nyine. Nicyo cyiza cy'umuryango tubamo. Ukagomba gukura, batwigisha no gukura nyine ukava mu cyiciro kimwe ukajya no mu kindi. No kuvuga iyo utambitse nk'ibirenge barabitambukura. Bikajya ku murongo. Saint Augustin ko ari nziza ra cyane. Urakoze Mario. Urakoze nawe. Perezida mu bandi bayobozi nta wundi muyobozi muyoborana? Mubo wayivuze na Tofiri na Claude nta wundi? Bon, nyuma ya directeur technique tugira n'abandi bayobozi. Turi kumwe n'umunyakigega hano ukurikirana iby'umutungo wa korali umunsi ku munsi, akabasha kubishyira ku murongo. Nawe turi kumwe yitwa Ingabire Liliane. Yego, uyu mudamu ubona hano mwiza rwose. Wow, muhe mikrofone yegere kamera tuganire. Ni umudamu mwiza cyane w'icyuki. Egera imbere gato. Harya tubwiye ko yitwa nde? Nitwa Ingabire Liliane. No korali njye nyamaze imyaka 18. Haba ubu ndumwe mu bayobozi ko ndi trésorier wa korali Saint Augustin. Ubona ari iki umaze kuyigezaho mu gihe umaze uri umuyobozi waratira abandi? Ko ino korali nyimazemo igihe nyine birumvikana. Ni korali yatangiye irimo abantu bakuru, yitwaga korali abakuru, nyuma iza guhindura izina yitwa Saint Augustin. Njye nyigeramo rero muri 2004 nabanje kuba umwarchiviste, nabikaga indirimbo amakopi. Hanyuma rero kubera ku cyizere bangiriye baza kungira umusekreteri umunyamabanga wa korali. Nyuma naje kujya ku ishuri, ariko ngarutse noneho nza kuba umubitsi wa korali.
ntabwo navuga ngo nikinayigejejeho nkanjye njyenyine kuko kuyobora uyavuga ibyo wowe umusanzu umuganda wawe watanze muri korari kuyobora no wumva utari gufatanya gushoboka iyo utaba umubitsi yaho ntaho mbeshye ntabwo njya nirarira ubwo ntacyo uyimariye rero oya ntabwo ntacyo nyimariye ariko nanone ntabwo navuga ngo iki cyabaye kubera ngewe gusa mu byo twavuze ko korari yubakitse nk'umuryango niho cyane cyane dushyira imbaraga nubwo ndi umubitsi ariko mba muri komisiyo sosiyale dukora ku buryo tubana nk'abavandimwe ikibazo cy'umuntu tukakigira icyacu ibyishimo by'umuntu tukabigira ibyacu tugafashanya mu buryo buhoraho bwa sosiyale ubwo rero ndumva uri kumbindikiranya umubitsi ari kumbindikiranya umubitsi nyine reka nibarize undi muntu wowe ari kumbindikiranya sawa nta kibazo murakoze hari umukobwa ndi kubona wagira ngo niwe muto kurusha abandi bose bari hano uriye uyu nguyu uriye niwe ndi kubona si wowe ukiri mutoya egera hano imbere tuganire watwibwira murakoze nitwa Rugwiro Gaël nkaba ndi umuririmbyi muri Saint Auguste muri Saint Auguste we nta kindi ushinzwe no kuririmba gusa yego wow ubona korari Saint Auguste ugereranyije n'izindi ari igiki nyine wayishimira abandi kurusha nyine izindi zose cyatuma n'abandi bayizamo icyambere turirimba neza nkunda imiririmbire yacu ikindi icyo kintu twakomeje kuvugaho cyo kubana nk'umuryango njye kiranyubaka nkaba numva n'abandi banyamuryango bashaka kwinjira muri Saint Auguste cyabafasha yego hari andi makorari ntabwo ari mwe mwenyine muri hano muri Archdiocese ya Kigali ubona korari yanyu wayishyira nko ku mwanya wa kangahe ugereranyije n'andi makorari mu rwego rw'imiririmbire cyangwa n'ibyo byose uvuze nyine by'ibyiza bibaranga ubwo se ari turutara ndi kumva ari iya mbere ni iya mbere muri korari ya mbere yego ko njya numva abantu bavuga ngo korari do Kigali niyo ya mbere ngo yegeranye na se namwe yegeranye namwe korari do Kigali nayo ni iya mbere ku giti cyabo njyewe ku bwanjye nk'uko wambajije ku bwanjye numva korari yanjye inyuze cyane niyo baririmba mba numva nta yindi korari yirusha urabara korari yawe yego ni ukuvuga iruta izindi korari zose na za do Kigali zirimo yego wow murarenze urakoze cyane reka perezida agaruke gatoya mubaze ikindi kibazo tugana ku musozo perezida umujyanama reka tubaze umujyanama Minsier Théophile korari Saint Auguste ubona ari ibiki imaze kugeraho ni ibiki mumaze kugeraho nyine mu maproje mwiyubaka cyangwa ibyo mwamariye kiliziya perezida yaje yabonetse perezida korari Saint Auguste uyoboye ni ibiki imaze kugeraho waratira abandi ukatubwira no ku maproje nyine yo mu gihe kizaza korari Saint Auguste rero imaze kugera kuri byinshi mbona bifasha abantu bimwe mu byo tujya dukora ubona bifasha abantu n'ibintu biri sosiyale kujya gusura abarwayi kwa muganga gusura abanyura muri gereza imishinga yo dufite imbere ahangaha dufite gahunda yo gufasha abakristo gusenga nk'uko bisanzwe iteka ndetse no kuba twafasha korali ziri hafi yacu kugira aho zigeza mu miririmbire dukurikije impano tugiye twifitemo ko dufite abantu bafite impano nyinshi mu guhimba indirimbo ndetse no kuzigisha ibyo nibyo mwagezeho yego ko numva ari bikera ugereranyije n'igihe mumaze ntabwo ari bike tubidevelopye byavamo ibintu byinshi cyane tuba tuvuze ni uko muvuze mu magambo makeya kandi biracyanakomeje murakoze cyane rero mwaturirimbira akaririmbo kamwe tunasoza tugana ku musozo
korali Saint Augustin murakoze cyane bye bye nawe utaha Murakoze, bye bye bye.